nkanjye turanye nawe rero ntago nshobora gushinja nango nshusha inkuru zitarizo onge amakuru navuze cyangwa se ibyo natanze nanga ibyo natangaje byari byo nibyo narinzi neza sibyo koza we nanga bintu by'ubuhamya bwa Zawadi karimo ibyo yagiye yongera mu biye nk'imfasha nyigisho birabyo yagiye abivuga atari ukuri kose yego narabivuze umuntu iyo ari giye umuntu bashobora kumurasenga abwiriza neza aririmba neza hanura neza cyangwa akaba aririmba neza ntago bivuze ko ari marayika Zawadi kuboneka ntago byoroshye urumva kuko aya magambo menshi ari kuvugwa byinshi cyane Zawadi kuboneka ntibyo nanjye namubonye rimwe gusa Zawadi yego ajya mu modoka agenda ntago Zawadi kuboneka ntibibaho tibishoboka guhita aboneka yabona kujya kumusura hari no gufunga telefone umuntu yaba yiyemereye ko yinjiriwe kujya gusura Zawadi no gufunga telefone ntabwo kuvuga ngo umuntu kuvuga ngo yango yabonye Zawadi ngo amakuru yivaniye mu karere ka Musanze ngo amakuru nukubeshya ese ubu nkabara bari kumushinja ngo bakavuga ari amagambo yose ngo aratwite Jesi ni by'agace kashi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njyewe nitwa David ninjye mugiye kubana muri kigano nkanakiyobora ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turahafite umutumirwa w'uyu munsi nyuma yuko ejo bundi dukoranye ikiganiro nkabona abantu hari ukuntu bacyakira bamwe bakacyakira neza abandi bakagira ukuntu bagishidikanyamo nawe yampamagaye mu gitondo aravuga ati reka ambwire ku rugamba yahuye narwo niba mubyibuka neza twakoze ikiganiro cya Zawadi niyo mpamvu tuje gukora kino kiganiro abantu babyumve neza kino kiganiro tugiye kugikora ntago bari kuvuga ngo niki ahubwo tugiye ngo twubake umurimo w'Imana maze iminsi mbabwira ngo twumve turebe tuniki turebe twumve tuniki ibyo ni ibintu bitatu ukumva ukareba ukaniga bivuze ngo twakoze ikiganiro ariko ntagire isomo dusiga cyangwa ntavuga ikintu cyo twubaka ku murimo w'Imana twakoze ubusanyuma rero n'abatinde cyane reka mbite nihuta ko dufite iminota mikeya bunarije kugira ngo tuze kubaganiza nkuko tunababwiye ko tubakunda reka mwakire Innocent ndakwakiriye murakoze kunyakira mbomeze neza Innocent wumvise ko navuze ikiganiro kare wamvugishije kubw'ikiganiro twakoze ejo bundi hari abacyakiye neza hari abacyumvise ukundi kuntu ariko nanone siteke ko abantu bose batwumve kimwe kandi buri wese afite uburenganzira bwo kumva ibintu uko bishaka rero si itegeko niyo nta mpamvu natwe tuje kugira ngo twebwe tubaganize ku bantu batabyumviseho neza cyangwa se no ku bantu bafite ukundi kuntu babyakiye buri wese abasha kugira ute gusobanukirwa yego Innocent reka tubanze twiragize Imana ni karibu yego mureke dusenga Imana yego Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Telasi le boshandi le manda la hando kuta la binimanda lo saibe shai demandre hai lomo andre la hando kia shai benimai im la hai ni la kita lamre jemo melalisation la hai katanda visa la bodo tre demando shai dimnahai lo si le ventre de ba shai dimnahai don tre de kia do benimanda tosi edrari vo de bonimando sidrado shai dimnahai Shalom dobi edas urakoze kumvisha gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu amen hanyuma reka mbabwira ngo nyuma yo gukora ikiganiro umuntu wifuza kuvugana n'umukozi w'Imana cyane ko Imana iri kumukoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi iyo dusoje gukora ikiganiro tumusaba kanya akatubwira nimero iki ni ikintu kiraba kiri muri iki kiganiro nubwo kino kiganiro tugiye gukora ntabimenyereye cyane ariko twe tuba dufitemo ijambo ry'Imana tuba dufite kubwira abantu ijambo ry'Imana cyane ko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi turaza no kumva ijambo ry'Imana hamwe n'umukozi w'Imana ariko no ku bantu bifuza gusengana nawe ndimuze kurambirwa rwose mwumva ikiganiro mu gisoze kuko turaza gushyiraho nimero yiwe hanyuma no kubana batiri bakora subscribe hano kuri Gonarike Plus nahantu haca ijambo ry'Imana ibiganiro byose dukora twebwe birimo ijambo ry'Imana umuntu wumva ashaka kubohoka umuntu wumva ashaka kumera neza umuntu ushaka kugira Imana bundi bushya yakurikira Gonarike Plus numva ntacyo byaba bimutwa gukurikira Gonarike Plus hanyuma Innocent reka dutangire gutya iri nitangazo ndimo ndatanga nitangazo ndimo ndatanga hanyuma cya kiganiro duretse gukora tugakora kuri Zawadi tuvuga ko Brazil yaba yaramuteye inda akaba twite twamaze kugikora ngendeba abantu bampamagaye ndavuga ukuntu abantu bampamagaye bambwira urumva nawe ukuntu bindi kiganiro abantu bagiye bakuvugisha turababwira ukuntu bimeze hanyuma tunabaheze n'andi makuru n'andi mashyashya tugenda twumva ubu ngubu cya kiganiro abantu muri rusange ku ruhande rwa bacyakiye gute nkuko twabivuze ntago abantu bashaka kumva ibintu kimwe
cyangwa se ngo babivugeho kimwe. Gusa njyewe wenda David cya kiganiro kimara gusohoka wonye ko cyarebwe n'abantu benshi, hanyuma nahuye n'urugamba pe, naho n'urugamba rukomeye, ndavuga se kuko noneho abantu ntibaraza kugira ngo ndi kuba umwanzi wa Zawadi, abantu ntibaraza kuvuga ngo se kandi uyu mukozi w'Imana, iki gikoresho cy'Imana, uyu muntu, ibi bintu ntago ari umwanzi wa Zawadi, kandi mu by'ukuri njye amakuru nabaye niyo kuko turaturanye. Amakuru watanze niyo. Amakuru natanze niyo kuko turaturanye Zawadi. Kuko niba abantu babyibuka neza ntago twigeze tuvuga ngo Zawadi aratwite. Oya. Ntago twavuze ko atwite, ntago twabihakanya, ntago twabyemeje. Nkanjye turanye nawe rero ntago nshobora gushinja nango nshushe inkuru zitarizo. Onge amakuru navuze cyangwa se ibyo natanze nanga ibyo natangaje byari byo. Nibyo nari nzi neza. Sibyo? Koza nanga bya bintu by'ubuhamya bwa Zawadi karimo ibyo yagiye yongeramo biye nk'imfasha nyigisho. Kuko yagiye abivuga atari ukuri kose. Yego narabivuze. Ndavuga ati bira buhamya bwe yatangaga kwirukakiye mu rusengero, yafunze inshuro 72, ubu barabavuga 70, ariko yavuze inshuro 72 uko yirukiye mu rusengero yambaga kabutura bamwirukankaho n'ibindi byinshi yagiye atangaza byinshi cyane, ntapfa kumenya ngo nibuke. Gusa ibyo navuze nibyo navuze nzi nabonye, hanyuma ibindi byo rero bari kunziza ubusa, bari kumora ubusa rwose pe. Nahuye n'urugamba rukomeye, bampamagara bambaza kubera iki ibingibi bimeze gutya, none se ndavuze ko bagiye kugira umwanzi wa Zawadi, kandi Zawadi we nta kibazo dufitanye, nge nta kibazo mfitanye na Zawadi. Kibazo ufitanye na Zawadi? Ntacyo rwose, nta kibazo mfitanye nawe. Yego. Hanyuma cyangwa ni kwa kundi ko abantu bafata umuntu bakamukunda bakumva ko ari umwamarayika, ko nta kibi yakora. Nyine abantu bo kibazo cyabo bantu, umuntu iyo ari giye umuntu bashobora kumurasenga, abwiriza neza, aririmba neza, hanura neza, cyangwa akaba aririmba neza, ntago bivuze ko ari marayika. Sibyo? Ntago bivuze ko atari umuntu, adashobora kuba yacumura, adashobora kuba yatwita, adashobora kuba yakosa. Sibyo? Icyo rero ntibampamagare bari kumbwira nabi, abandi bavuga ati kubera icyo wabivuze gutya, kubera iki byagize gutya, Zawadi sindi umwanzi we, kandi kuba Zawadi yatwita cyangwa se ntatwite, nge nta nyungu mbifitemo, nta n'igihombo mbifitemo. Sibyo? Oya, inyungu zirahari, yabyaye ababyaye umwana w'igihugu. Icyo nshaka kuvuga kuba bamuvuga nta nyungu mbifitemo, ko batamuvuga nta gihombo, nta nyungu mbifitemo, nta n'igihombo mbifitemo. Sibyo? Umwana we ni umugisha. Yego. Ni umugisha kuko wenda abyaye umwana ubu ngo akamubyara mu myaka 30 cyangwa 40, yazaba umugisha kuri we ndetse no mu gihugu ndetse no mu torero muri rusange. Sibyo? Kuko nabo pastor babyutse, nabavuga butumwa babonetse, nabahanuzi babonetse, ubu natwe turi gukora, hari abandi bazaza bakabikora, umurimo w'Imana ukomeza. Ndetse n'abashumba bariho bavutse mu buryo butateganyijwe, kandi n'abapasiteri bakavuka mu buryo butateganyijwe, nkuko wenda Zawadi nawe ashobora kubyara uriya mwana. Ni urugero, ni example ndi gutenga, ntabwo ndashaka umucyo ngo aratwite cyangwa se ntagatwite, ni urugero ndi gutanga. Zawadi akaba yabyara uriya mwana akazaba pasiteri, kandi akazabwiriza abana bawe, kandi birashoboka. Abandi se ntare bavuga ibintu bitandukanye. Rero abantu ntibanyumve nabi, ntimanambwire nabi, ngende umukozi w'Imana, ndi pasiteri, ndi igikoresho cy'Imana, ndi umuntu Imana ivugiramo, ntabwo ngiye kugira kuba bavuga ngo Zawadi ndi kumuvuga. Uyereka tumane reka kino kintu reka twite tunakivo tujye kubine. Nanjye kuntu abantu bagiye bampamagara no kuntu nakomeje guhamagara. Kino kintu tukiveho. Zawadi ntabwo ari umwamarayika, undi yatwita. Birashoboka cyane rwose. Cyane. Kandi none hari n'igihe abantu bashaka kuvuga amagambo yose bagasanga atagize ute adatwite. Ese ubu nkabara bari kumushinja ngo bakavuga amagambo yose ngo aratwite, nibazasanga adatwite bizagenda bite? Bazongera bahagarare kuri kamera bavuga ngo burya twarabeshaga. Tuvugisha ukuri. Aya bazagaruka bavuga ngo twarabeshaga, ngo burya ngo ibyo twavugaga ngo natwe yari amakuru baduha, indewe yabahaga. Ngiye duturanye amakuru ndi kuyabahereza, ndi kubaha ibiri n'ibyo nzi nk'umuturanye. None se nk'abandi bantu badaturanye bari kure, ari Kigali amakuru bari kuyakura he? Bakavuga ngo nginda ngo yashatse kuyikuramo ngo Brazil ngo amaze kumwihakana, nkajya kuyegeka ngo kumukire. Yego. Ese wagize ngo bisobanuye ngo usibye na Brazil gusa ari nabandi bafutagaho. Yego. Wagize ngo Zawadi aramutse adatwite, reka tubigire. Zawadi aramutse adatwite, Brazil ntafite uburenganzira bwo kurizenguruka mu biganiro byose abantu bagiye bakora bamushinja ngo ni wateye Zawadi nda, agahita bajyana muri RIB igakurikirana ikibazo cye ko byitwa iharabika.
hanyuma rero icyo ngicyo tuhita tugisimbuka twigire ku bindi. Nyuma yo gukora cya kiganiro njyewe nakomeje gushakisha amakuru navuga ati reka mbaza abantu bakunda Zawadi by'umwihariko nanjye kuko ni mu bantu bakunda Zawadi ndimo. Yego. Nk'umuntu twakoranye umuntu nazanye kuri social media bwa mbere ngamushyira kuri kamera bwa mbere mujwe na Pastor Sekazuba. Ibyo ntago ari ukubeshya niba mbivuga wa Pastor Sekazuba bazaza banyomozi. Sibyo? Nibyo rwose kuko nukuri ndikuba. Oya nanjye ndabizi kari. Nakomeje gushaka amakuru. Barije amakuru umuntu mpamagara avuga ati Zawadi kuboneka ntago byoroshye. Yego. Tubwire kubeko Zawadi kuboneka ntago byoroshye koko. Mu gihe nk'iki ngiki arimo Zawadi kuboneka ntago byoroshye urumva kuko aya magambo menshi ari kuvugwa byinshi cyane. Zawadi kuboneka ntibyo nanjye namubonye rimwe gusa Zawadi yego ajya mu modoka agenda ntago Zawadi kuboneka ntibibaho ntibishoboka guhita aboneka yawe no kujya kumusura hari no gufunga telefone umuntu yaba yiyemereye ko yinjiriwe kujya gusura Zawadi no gufunga telefone. Nawe uturanye nawe ko mubonye rimwe gusa ava mu nzu ajya mu modoka. Yego ava mu nzu ajya mu modoka nabwo nyine nk'umuntu wari ufite gahunda nyinshi yihuse yego ahita ajya mu modoka nuko kujya kumusura no gufunga telefone ngategera n'umuntu umufata akavideo akavuga ati uyu Zawadi ufata video tajye umuntu muri codinga biganiro bari kugirana nuko nguko ariko ntabwo kuvuga ngo umuntu kuvuga ngo yango yabonye Zawadi ngo amakuru yivaniye mu karere ka Musanze ngo amakuru nukubeshya pe reka abantu turabatara abantu sagize abantu baroroshye ariko nanjye umuntu nabajije ati se Zawadi kumusura bireme ngo njye kumusura kuko njye nagerageje kumuhamagara pe Zawadi naramubuze niba ndi kuvuga Zawadi niba unkurikiye gerageza umvugisha kuko njye naraguhamagaye uranga kandi njye nzakora ibishoboka byose nzakomeza ngirute mushake Zawadi mpaka ngutugize ute tubonanye pe njye umuturanyi wanjye nzajya kumusura mva benageze gucyo undi muntu nabajije yambwiye ati Zawadi hari umuntu wagiye kumusura ngo umuntu ngarangije geze iwabo ngo ica muri saro ngo Zawadi akajya cata ngari mu cyuma akavuga ati ntago mpari ngo ndi i Kigali ntago mpari ndi i Kigali ariko ntekereza ko umuntu ashobora kuba ari kumubeshyira ngo ntago mpari ndi i Kigali abantu man David hano kuri baraharabika pe abantu baraharabika rwose pe ngari Kigali aryamye koko aya ngo umuntu wagize ngo wamugenza ute koko ngo ntago mpari ndi i Kigali ibyo bisobanuye iki kuri Zawadi nyine bisobanuye ko akunda nyine Zawadi aho niyitonde cyane niyo umuntu ashobora kumusura Zawadi akavanga ari Kigali ndakabahamya ngo uri mu nzira mu buriri uri gucatinga uruba adafite impamvu zo gutinya ahubwo siko Zawadi ari kwisha nge afite n'ihungabana David kuvuga ati Zawadi nibo nkurikiye reba Innocent ari hano mwaraseganye igihe kirekire nanjye David ndi hano ngenda gusa ako Zawadi wacagaye gukampamagara koko Zawadi yacagaye gakampamagara sabye Zawadi wakwihanganye ngiye urukaza kuri kamera sibyo na poste yi nagiye kura kuri poste ye kuri kwimana sanze Zawadi daheruka gupostinga oya ntago ari gupostinga byo kuba Zawadi yaza kiyereka abantu si wose ubyise ko nawe ubyumva mbo numva yaza wenda niyo atavuga agahusuhuza abakunzi be nibwo atavuga ku bibazo biri kumuvugwa ntavuga ibibazo we naze avuga ati shalom shalom ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ariyo na se ni Zawadi Georgette ni Zawadi Georgette sibyo hanyuma ndabasuhuje amahoro y'Imana nyagasana akomeze kubana namwe Imana wo mugisha ndi wa wundi ndacyavugira Imana kandi ndakomeje sibyo ntabwo yatangaje ko yakize uburwayi yatangaje ko yorohewe akavuga ati impamvu muri kumbura mwambuze muri iyi minsi ntagaragara yego ntagiye ununga kugaragara ntabwo meze neza ntabwo uburwayi burakira ntabwo birarangira nuko murakoze Imana wo mugisha ibyo biba bibaye yego naze Zawadi azagire ikintu atangaza byibura wenda abantu bave mu rujijo impamvu agomba kuva mu rujijo ni iyi ngiyi nuko abantu bamukunda bakeneye kumenya ukuri urugero rwiza natanga nuko Innocent twakoze ikiganiro abantu bakakira Innocent nabi kandi ibyo Innocent yavuze wavuga ko yavuze ukuri urumva ngewe barandenganya pe ngewe barandenganya banampoye ubusa cyane pe ariko rero kugira ngo umuntu aguhamagare avuga ngo mbese uri kuvuga gute kandi noneho uwo muntu ari i Kigali wewe uturanye none se ko nduranye nawe urukumbwira gutyo urukumbwira nabi kandi nje muturanye agize n'ikibazo kandi nje wamutabara bwa mbere wewe uri kuvuga nabi none uri kuvuga nabi ushingira kuki sibyo kandi koko niko kuri none siko kuri ugize ikibazo ni wana mutabara mbere cyane rwose agize ikibazo nje wamutabara mbere rero
ndavuga ati rero murampora ubusa mwimpora ubusa mundeka ibyo navuze nibyo natangaje nibyo ngibyo kandi ni ukuri niko kuri kwanjye nzi ntashakishije rero ntimumpora ubusa ngayo nguko David rero ni urugamba kandi buriya nizera ko muri Zawadi n'ibi bintu byose ari gucamo nk'umuntu uvugana n'Imana w'umuhanuzi nta kuntu yaba adafite amakuru yabyo none ngo oyangeje Zawadi rega ibi byose muri mwe ari gucamo hari byo nagiye namuhanuriye turi gusengana nabwo ati mwaka 2026 uzakubera umwaka nagiye kubona mbana itara kuri we afashe itara ariko rirazimye nyuma rirongera riraka kuko Imana musobanura neza aramubwira ngo iryo tara rizimye ni igihe gito uzagera nko mu gihe cy'intege nke yakubera ibihe n'abantu ariko nyuma yaho iryo tara rizaka cyane kandi magambo uzongera uvuga Imana cyane uzongera n'ubuhamya Imana izabiri gukusanya kandi bizongera kugira gute kugenda neza rero kuba Zawadi ubu ngubu ari guca mu bintu bimeze gutya ntibivuze ko ejo he cyangwa imbere ye azongera kuvuga Imana kuruta uko yagira gute uko yayivugaga abantu bavuga ibyo bashaka azonga kuvuga Imana kuruta uko yayivugaga azayivuga kuruta uko yayivugaga sibyo uyu munsi rako gatara kagize kasa nkaho katse buhoro nuko namuna gafite nyine sinzi wenda ntago iriye kwamvugiye kuri kamera ni iryo ariko ni ibyo ari gucamo ntago ndavuga ibindi wenda biri prive by'Imana yamubwiye yakomeje yavuganye nawe ariko iryo tara singombwa ndeka tuvuga ibyacu yego ariko iryo tara ryasobanuraga nyine ko ari igihe riri kuzima hari igihe kizagira cyo gucika intege kubw'ibihe azaba ari gucamo kandi ibi bihe byo ari kubicamo ariko nyuma yaho ryatara nabonye ryatse we harimo intervaling distance runaka itara ryaratse mu buryo bukomeye mu buryo budasanzwe rero nyuma y'ibi ngibi Zawadi azavuga ubutumwa azajya no hanze y'igihugu azavuga ni igihe cyo kuturagurika uko kigiye kuza we ni igicecekere yego we aceceke we naceceke nabe pose bamuvuge ko yatwite bamuvuge ko yabyaye it's up to him for abantu nibabuna abantu ntago twabuza abantu kuvuga ntiwababuza kubuza kandi nutagira abantu barwanya umuhamagaro wawe uzaba uri mu nzira mbi kuko abantu bose iyo bagushimye uzamenye ngo no kurimbuka wakwinjira uzamenye ngo uri mu nzira yo kurimbuka ariko abantu benshi iyo bari kukurwanya ugakora ikintu kurwanya turakurwanya ibi ngibi dore yakoze n'ibi ngibi nyine ni ikigereranyo cy'umukristo kuko icyo kigereranyo cy'umukristo arwanwa mu buryo bwose hazaza amagambo abandi bavuge ngo inzoga abandi bavuge ngo yasubiye muri za nyesombe yabagamo abandi bavuge ngo umwana yashatse kumukuramo nkuko nyine bari kubivuga abandi ariko we nakomeze gukomera ahubwo ikintu navuga Zawadi niba unkurikiye niba unatwite koko ntukuremo iyo nda ndakwinginze nawe yarasohoye niba ibyo bavuga ari ukuri utwite ntutekeze gukuramo inda kugira ngo ukunde ugaragare mu bantu neza ahubwo niba unatwite ufata akanya usaba Imana imbabazi nurangiza uze kureba inshuti zawe zibwiye ati nyaboneka nubwo byagenze gutya ntumuntu ariko sinangomwe ngo abantu twe tuguha imbabazi Imana yagwaye imbabazi twese ntacyo tuvuze niyo mpamvu abantu bazarimbuka nyine abantu benshi bashaka kuzarimbuka bazi ngo bo ni beza bakagira abandi babi Zawadi ashobora guhura nta nubwo ndabyita n'ikibazo kuko umwana n'umugisha ashobora guhura n'aya magambo ari kumuvugwaho ikindi bikisebye agasanga akoze ikintu kibi agasanga akoze ikintu kibi cyangwa se agahura n'ibi ngibi we akihana agasaba Imana imbabazi mwana akamuheka ibintu byose bikagenda neza babandi bahora bamucira urubanza nakubwiza kuri impanda y'Imana ivuze bose barimbuka ariko Zawadi ijuru yaryinjira kandi noneho ikindi kibazo ikintu Zawadi agomba kumenya nibyo Zawadi niwe warabikoze umuntu yawe kuko twatangiye tuvuga ati ntago Zawadi ari marayika nawe yatwita nk'abandi bose njye maze iminsi miganira niba wanarabikoze abantu menye ko twe turavuga tukageza igihe tugaceceka anase David abantu turavuga twe tukageza igihe tugaceceka Zawadi koko niwe babonye ari wo muntu ukoze icyaha ubuse ntihari pasiteri ushobora kuba yari pasiteri uyu mwanya akaba atari pasiteri atukana akicara kuri kamera akaba yanatukana ntatinye gutukana kandi agatukana bya nyabyo ndetse bigashoboka agatukana rwose ivumbi rigatumuka none se kuki batamuvuga ntago nzi impamvu ariko Zawadi ngo yatwise ngo Zawadi ngo ntago ari kugaragara kuri kamera Zawadi byabiniwe yarabeshaga ngo agiye gusubira muri zange sombe ngo ntago hari ikindi kintu abantu bari kuvuga Zawadi niba y'amakuru bari gutanga twe nubwo tutayazi tutaramenya ukuri kuko ngiye nzakoresha ibishoboka byose mpaka nkubonye ngiye nzakoresha ibishoboka byose nkubonye kuko buri munsi ngende guhamagara nabyutse na mu gitondo ndi guhamagara ndikuba ati Zawadi wamba bari ukamfata kanya nabyutse ndikumvuga ngo ndebe ko turahura vuga ngo ndebe ko ndi bumubone wenda ni Zawadi ibi bintu byo kuvuga ngo inda ntago ari ya Brazil
ugiye kuyegeka ku wundi muntu, niba ari iya Brazil ibe iya Brazil, ariko niba atari iya Brazil bishyiraho umuco uvuga ati ntabwo ari iya Brazil. ntabwo haba hagaragaye ubukristo cyakoze. Aramutse ayegetse ku wundi muntu ari byo koko, akayegeka ku wundi muntu ari iya Brazil. ngo Brazil ngo yaramwihakanye ngo no gutanga indezo, ariko na Brazil abaye yarabikoze nawe Kameme yaba ari umuswa mubi cyane, yaba ari umuswa mubi, kuko umwana ni umugisha buriya. Urani pastor yaba ari kwimira kandi afite n'amafaranga. Brazil afite n'amafaranga, Brazil afite n'amafaranga kanga kubikora. Abo cenza namaze avuze ati ngiye guha amafaranga ya naje, ntuzavuge uwo ari we, ngiye nguhaye amafaranga. Ibi bintu ukuntu bimeze, bana David ngo yigeze kujya ngo mu Kapati Sheba ngagiwe ngabonye ko bizamenyekana ngajya gushaka ninde umugore wa David yigeze hari umugore David yishe, yishe umugabo we muka Uriya, ajyana Uriya. Urumva ko mbyibuka, urabyibuka. none ibi bintu nabyo na Brazil taza kugwa muri rikosa, agasanga ari gukora ibintu bitari byo. Konzi Brazil ni umusirimu, ntabwo ashobora kuba Brazil niba uri kunyumva, Brazil niba uri kunyumva uramenya utaza kugwa mu kosa. Brazil ni umusirimu, ntabwo yabikora, ntabwo ashobora gukora biriya bintu. Oya tumenye ko umusirimu waje agatanga umuco, umusirimu rega ntuzi akavuga ukuri, nawe ashaka ari kwikusuzanya, uzareba ibyo azakora, hanyuma ashaka kuzaza akazishyira kuri kamera nawe akavuga ati ibyo bavugaga byose ntabwo ari byo. Hagiye nawe azaza kuri kamera. Ikibazo cyane kirabaza gutya Innocent, tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ikibazo cyane kirabaza giti ese bibaye ari ukuri Zawadi akaba twite, bitanze riye somo ku murimo w'Imana. Icyambere bya bitanze no vuga ngo nta mwana w'umuntu ukomeye, nta mukristo baho ukomeye uretse imbabazi z'Imana. Abantu bose bakagombye kwiyoroshya. Nego no vuga ngo icyambere nta muntu ukomeye ubaho, nta mukristo ukomeye ubaho, umuntu wese yakora icyaha. Ikindi kandi bagomba kumenya ngo Zawadi si Imana, Zawadi si marayika, Zawadi si kiveju, Zawadi ni umuntu, agira amarangamutima y'umuntu, Zawadi nawe yakosa. Yes, rero ibyo byaba bitangaje, byaba bivuze ngo umuntu wese agomba kwiyoroshya. Uyu munsi wantuka ukora ukumva naguye. Zawadi niba ari kwanga kwiyereka abantu, none yakora ikosa agahuramo n'agahinda gakabije n'ibyo abantu bari kumuvugaho, n'ubujya azagaruka agakora amafuti, ibi byaba bigaragaje ko umurimo w'Imana. Amahirwe Zawadi arasenga, kandi ikindi yavuganye n'Imana, ko byagenda kose umuntu w'Imana ashaka kubitekereza. David, iyo umuntu w'Imana ahuye n'ibigeragezo nk'ibi ngibi, icyo akora arapfukama agasenga. Biravuga muri Matayo ngo niba ubabaye senga, niba wishimye ririmba. Ibyo ari gucamo rero we ni ugusenga, ntabwo yakagombye kugira gute, kuko Mwuka w'Imana asamaze iki? Mwuka w'Imana asanga umuntu akamugandiza, akamwereka icyo agomba kugira gute, icyo agomba gukora. Iyo tubabaye turasenga, twamara gusenga tukumva ihumure riturutse mu Mana, twakumva ihumure tukorosha kugira gute, gukomera. Iyo dukomeye rero iminsi iricuma, iyo iminsi imaze kwicuma ni cyagiye umuntu agira gute, akazatanga iki, ubuhamya, akazavuga ati ndashima Imana, ni mu bihe bigoye, ni mu bihe bikomeye, ni mu bihe bitoroshye. Abantu murabizi social media zari zarampagurukiye, ariko Imana ikinga iki, akaboko, ikomeza kubana nanjye. Hanyuma rero akaba yanavuga ati mwumva ibyo Imana yavuganye nanjye, n'amatangazo ndatangaza amayereko Imana yampaye, mu gihe ni mu gihe cyo kugira gute, cyo kuvuga. Wenda Imana ikabana n'amajambo n'ijambo ry'Imana, ikamwereza ubuhanuzi abwira isi muri rusange, umurimo w'Imana akagira gute, akawukomeza. Rero aramutse anatwite, ni ukubwira abantu ngo birasobanuye ngo nta muntu ukomeye ubaho. Zawadi si kiveju ni umuntu, Zawadi nawe si marayika ni umuntu, Zawadi nawe yakosa, Zawadi nawe ni na mutoya Kameme sinamukuru. Ariko uyu mwana w'umukobwa rero ndumva kugenda mugira n'impuhwe, cyangwa se ngamugira imbabazi ukuntu mbese nkumva anteye ikibazo, uburyo ashobora kwifunganira mu nzu ntiyemere ko abantu bamusura, none n'abantu bamuzaniye inkuru nziza nk'ubu nkanjye ngo namusura ngasanga adatwite, mbamuje ngavuga ati hano mpagaze imbere y'Imana, namwe bantu Zawadi ntago atwite, ariko kuba namusura nta kuri naho abantu, kandi abantu ko akitinda kwikwereka abantu niko bagenda bakora izindi nkuru nyinshi kandi zinamubabaza. Bavuga ibyo bashaka abantu. Rega David, ntago tugira ngo abantu bazakora ibidushimisha gusa, bavuga ibyo bashaka. Nashaka banatwite, umuntu ni umuntu. Umuntu ni umuntu, yacumura, yakosa. Zawadi si marayika, ahubwo Zawadi aho uherereye hose, aho uri nureba iki kiganiro, ngewe Rungano Innocent, umukozi w'Imana, igikoresho cy'Imana, ndavuze ngo komera, ushikame, komeze kwizera Imana. Iyi Imana niyo byaba ari nabyo, Imana ni Imana y'inyembabazi,
ni imana ikomeye, ntabwo uri uwo kurimbuka, uri uw'ubugingo, kandi wabwirije abantu benshi barafashwa, ntabwo uri igihombo ku Mana, uri umugisha ku Mana. Rero niyo mpamvu Imana itagutakaza, waca mu bintu bikomeye, ugaca mu bintu bigoye ibyo uri guca mu ngubu, ariko Imana ntiyagutaye, ntiri kure yawe, iri hafi yawe. Ukomere, niba unatwite uwo mwana azavuka, mwana ni umugisha, niba utanatwite ukomere, ariko icyo nakubwira wowe, tambuka wereka abantu ho gato, ubasuhuze abakunzi bawe, babwira ati shalom shalom, ni Zawadi Georgette, nkuko mwari munzi ndacyari umuvuga butumwa, ndacyakomeye, iby'Imana ndacyabikomereyemo, kandi ndakizera Imana, kandi gahunda binakongeye n'ubundi buhamya kugenda ukavuga. Noneho urangiza wicece kiravuga ati we n'impamvu ntakigaragara kuri kamera maze iminsi, kuko Zawadi we yatangaje ko arwaye, mu kurwara kwa Zawadi ntiyatangaje ko yakize, yatangaje ko yorohewe, akavuga ati njyewe ntago ndakira, niyo mpamvu ntarikiza kuri kamera cyane, ariko igihe nikigera nzagaruka. Ibyo birabaye. Ati mukomeze mu nsengeri. Kandi koko hari n'ibintu tugenda duhuza. Zawadi ararwaye, ajya yihisha abantu, avuye mu rugo, agiye mu modoka, kubera ikagenda mu modoka yagiye abantu bakanamubona. Nk'ubu nkaho ugiye ngo uramubonye ukamubona neza, ubu tubwiye ati Zawadi ameze gutya, ariko igihe amaze, kuko amakuru hari kubona Zawadi ibyo ni ikibazo. Niba ari abantu badukurikiye bagiye gusura Zawadi, banyandikire. Ntabwo byemewe. Umuntu wagiye gusura Zawadi akamubona, akaza akavuga amakuru, babanyakiga bari kuzanga amakuru ngo twakuye Musanze, kuri ndetse Musanze nibo bahaye amakuru. Ko bajya bavuga ngo hari umuntu, twabajije uwo muntu ninde wabaye uwo muntu udasanzwe, ninde wabaye ayo makuru, ni ikivejuru, nihe ngo mwavuga n'umuryango w'iwabo, ngo none ngo amakuru ngo biravugwa ko nabande batagiwe iwabo. Cyoka we n'ikintu tuzi nuko mu buhamya yagiye avuga, harimo bumwe yagiye avutangamo nk'imfashanyigisho pointere, twigiye mu ijambo ry'Imana. Siko nekereza yego, tujye mu ijambo ry'Imana, tuvuge mu bintu bya Zawadi, kuko n'ubundi bya bintu ntago nge mbishoboye pe. Bantu munkurikiye hano kuri Rwanda Like Plus, muzi ko ibi bintu ntabishoboye, nikundira ijambo ry'Imana nkuko nabibabwiye. Niba araho ubona kosheje cyangwa se nacumuje, yego unacumuje ambabarire. Abantu b'Imana, dore ngewe ni ijambo ry'Imana mbwiriza, navuga gukuri kw'ijambo rye, navuga gukuri amakuru nzi, kuko turaturanye. Ikindi kandi mumbabarire, ntihagire umuntu umbwira nabi, ntihagire umuntu uheranya na Zawadi. Rwose Zawadi ni umuturanyi wanjye, akize ibibazo namutabara mbere, nijya wamugiraho mbere. Rwose nta kibazo mfitanye nawe, ibyo navuze ni ibyo ngibyo, kandi Zawadi turamukunda, ntabwo tumwanga. Imana ibamugisha. Ikibakwiye kumenya cyo nuko kubona Zawadi ari ibintu bigize ute bigora. Reka twigiye mu ijambo ry'Imana, kugira ngo tubohore imitima y'abantu badukurikiye hano, abantu b'Imana bumva ijambo ry'Imana, bumva ubuhanuzi Imana yabateguriye uyu munsi, kugira ngo byose birusheho kutuzanira ibyiza. Ndabona n'amasaha kugenda kugira ngo tubone ukuntu dusangiza abantu kino kiganiro. Ni karibu mu ijambo ry'Imana. Yego. Nkomeze nge niringiye amaraso y'umukiza, nta wundi nshaka kwiyera keretse Yesu wenyine. Nikomeje ku rutare, naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi hose n'umusenyi. Iyo ngoswe n'umwijima, niringira ubwo buntu bwe, mu byago no mu makuba ntagira ubwanzibukira. Nikomeje ku rutare, naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi hose n'umusenyi. Nikomeje ku rutare, naho ahandi n'umusenyi, naho ahandi hose n'umusenyi. Ibyahishwe Yohana 21:5 dusomere twumve. Ibyahishwe Yohana 21:5. Ibyahishwe Yohana 21:5 dusomere twumve icyo. Mbese magere ngiye kuhagera. Ego. Ibyahishwe Yohana 21:5 haranditse ngo, ego, yicara kuri ya ntebe iravuga ati, iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi iti, andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa y'ukuri. Andika ko ayo magambo ari ukweze kandi ari ukuri. Kandi ati,
kandi ati birarangiye ninjye Alpha na Omega, ninjye Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. ufite inyota nzamuhera ubuntu ku isoko y'amazi y'ubugingo. Yego. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, azaba nawe abe umwana wanjye. Haleluya. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo urupfu rwa kabiri. Imana ishimwe cyane. Bavandimwe rero reka mbabwire, yicaye kuri ya ntebe kugira ngo byose irabihindura bishya, ngo kandi amagambo nayo kwizerwa ni nayo ukuri. Hanyuma rero birarangiye, ufite inyota azanywa kuri cya giti cy'ubugingo. Bavandimwe rero, hari ibyo Imana igiye guhindura bishyashya, hari ibyo Imana igiye gukora, ariko ngo dore abakunda kubeshya, abasambanyi, abavuga ibitari byo, n'abashusha inkuru, abo bose bazajya muri wa nyanja y'umuriro, muri wa muriro waka w'amazuku. Abo ngabo bose niyo bazinjira. Bavandimwe rero reka mbabwize ukuri, Imana nibishe ntigusange mu matiku nk'aya, ntigusange mu bintu bitakwiriye nk'ibi ngibi. David, dusomere ijambo rya nyuma dusoreza kuri ijambo riboneka mu Byahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 5. Ibyahishuriwe 20 Ibyahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 5, ibice 2 umurongo wa 5 mu izina rya Yesu dusomere. Betse dusome. Yego. Byahishuriwe Yohana ibice 2 haranditse ngo umurongo wa 5 haranditse ngo yego, nuko ibuka aho wavuye, ukagwa wihane ukora imirimo nk'iyambere, kuko nutabikora nzaza ahuri nkure igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Yego. Amen. Yego, Imana ishimwe cyane. Iri jambo rirabivuze neza mu Byahishuriwe Yohana 2:5. Nukibuka wavukagwa maze wihane, nutabikora nzaza ahuri nkuri igitereko kitabaza haco nutihana. Haleluya. Hanyuma uzamutse gato waraze ngo hanze hazabimbwa n'abarozi n'abasambanyi nakunda kubesha bakabikora. Imana ishimwe. Ariko icyo iri jambo ry'Imana ririmo riravuga, nukibuka wavuye ukagwa wihane, aho uherereye hose. Ikintu gitangaje kinateye agahinda nuko umuntu wese ari abantu bavuye mu mwanya bakabatafata iminota 2 ngo bumve iki kiganiro n'ubuhanuzi burimo n'ijambo ry'Imana ririmo, akaba yibereye mu bindi. Tanga ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ibuka wavuye ukagwa, wavuye mu kuririmba, uva mu kuramya no guhimbaza, uva mu muri nibature, ntugisenga nka mbere, aho kamatiku niyo usigara waragize ya mbere, aho kuvuga abandi ibyo washize imbere, kutubaha abandi nibyo washize imbere. Ariko dore ibuka aho wavuye ukagwa, ibuka ko wavuye mu buntu bw'Imana wihane, ibuka ko wabaye umunyamabutari mwiza wihane, ibuka ko wabaye umunyamagambo wihane, ibuka ko cyagiye ugikizwa uri kubwira Imana ngo Mana nzagukorera, nzabana nawe, tuzagira nibihe asantelebo shaidi manda la kota la binima tela sila bodo talam na telebo shaina hai. Ibuka ahantu wavuye ukava maze wihane kandi ukora imirimo nk'iyambere. Mbere wararirimbaga ukabwiriza ubutumwa bwiza, ugafashwa, ukazindukira mu rusengero, ugakoropa, ugasengera, ukinginga amateraniro, ugakora ibintu byose. Ubu ntago ukibikora. Rero ibuka wavuye ukagwa wihane, waraguye mu mutima. Niyo mpamvu usigaye urashusha inkuru z'abandi bantu bose, ariko kugira ngo ukomeze bagenzi bawe byarakunaniye. Uyu mwanya tuvuga ngo Zawadi komera rata, wongere ukomere. Imana iri kumwe nawe, ntago yagutaye. Nubwo abantu bakuvuga, nubwo abantu baguciraho iteka, nubwo abantu bavuga ibyabo, ariko Yesu ari kumwe nawe kandi azakomeza kugukoresha. Umva kuba watwita ukabyara nigitangaza ku bantu, ko sigitangaza ku Mana, kuko Imana izakomeza kugukoresha. Imana ntago yagutaye. Imana ishimwe cyane. Muvandimwe, uretse na Zawadi hari n'abandi bari meze nka Zawadi bari guca mu bintu nk'ibi ngibi, ariko bakorera Imana.
ndababwira ngo nimukomere, ndababwira ngo nimuhumure, ndababwira ngo mwongere musubire kufate musenge Imana. Iyi Mana iri kumwe namwe ntabwo izabata, ntabwo izabahana. Urabyumva neza? Ntabwo izigera ibakoza isoni. Hari n'abandi bari guca mu bibazo bitameze nk'ibya Zawadi, by'ubukene, by'uburwayi bitandukanye, abandi bakavuga ngo nibo babyiteye, Imana yarabahannye, inkoni y'Imana. Nk'ubu ngubu bari kuvuga ngo hari inkoni y'Imana iri kuri Zawadi, ariko si inkoni. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Mubwiriza 3 rimwe yarabivuze, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kurira n'igihe cyo kugira gute, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura. I'm telling you, iri jambo ndi kukubwira, umwuka w'Imana arimo kukubwira ngo humura. Iki nicyo gihe ukuvugwa, nicyo gihe ukubabara, ariko ikindi gihe cyo kurenganurwa n'Uwiteka kiraje. Ikindi gihe cyo gukomezwa n'Imana, nicyo gihe ugiye kwinjiramo uyu mwanya. Ukomere ushikame, Yesu ari kumwe nawe, kandi ukomere. Ibidashoboka ubungubu bigiye gushoboka, ibidafite inzira bigiye kuboneka, ibidafite icyerekezo bigiye kugira icyerekezo. Yego warenganijwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, inshuti zawe zirakurenganya zikuvuga nabi, baraguharabika bakuvuga uko bashaka, ariko ntibivuze ko Imana yavuye kuri wowe. Imana iri kumwe nawe, ije kukubakira, ije kukubaka umutima n'ubugingo, ije kubana nawe, ije kureba ibihombo wahuye nabyo byose. Imana irabizi. Utuze ukome, ugiye kujya mu gihe cyo gushima Imana, kandi Imana igiye kwigaragaza nk'Imana ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Akiri umurere turutse ku Mana, akiri umugisha turutse ku Mana, akiri ishimwe riturutse ku Mana. Oh talabini manda sike talabede shandele mone manda si eva. Hakira amahoro aturutse ku Uwiteka. Imana ibane nawe, Imana ikwishimire. Mu ijuru hari Imana. Imana ibamugisha. Urakoze ko wumvisha iki kiganiro ukaba ugisoje, kandi ko wumvisha ijambo ry'Imana. Kukwizera mfite, akira gukira ibintu byose byakugendagaho mu mubiri n'ubugingo, kuko wizeye byonyine. Akira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hanyuma Innocent, urakoze cyane kubw'ijambo ry'Imana. Dukomeza kubwira abantu bakomeje kudukurikirana no kuri Gonareke Plus. Tugeze mu kanya keza ko gufata nimero y'umukozi w'Imana, ariko nambibutsa ko muri iyi minsi tugomba gusengera umurimo w'Imana, kuko umurimo w'Imana ndabona abantu bamwe bafite ukuntu bari kugenda bawutwara. Tugomba gusengera umurimo w'Imana, siko kuri Innocent? Niko kuri tugomba gusengera umurimo w'Imana cyane. Yego. No ku bantu bumvise ikiganiro twakoze kuri Zawadi, bagiye bakurikira ikiganiro tugenda dukora, bakaba tabitekereje neza, ariko kuri kuhari niko tuba twababwiye. Ukuri guhari nuko nabahaye. Ubwo ufite ubundi kuri sinzi yazagukura, kuko ntibishoboka ko nge turaturanye. Cyakora umuturanye wenda duturanye nkuko aturanye na Zawadi, ashobora kuvuga ibyo azi n'ibyo yabonye. Ariko umuntu uri kure cyane uri kuvuga ibyo atazi, icyambere nuko by'abantu nabaretse nabe yitonze. Nje mu mbabare mu kabire kan ntabwo nazo ngakora episode kuri Zawadi. Nukuri pe ntabwo nazo ngakora kuri Zawadi mvuga ngo bimeze gutya. Nanjye nakagombye kuba ndi kuza ndi kubaheza amakuru afatika. Yego nuko. Kandi koko ngiye gukomeza nyabashakire. Ejo cyangwa ejo bundi nshobora kuzagaruka mbafite amakuru yizewe, uvuga ngo Zawadi aratwite cyangwa ntagagize ute? Atwite. Ntabwo atwite. Urakoze cyane. Kuko nicyo abantu bashaka kumva. Ubundi abantu bashaka kumva ngo mvuge ko atwite. Nubwo navuga ngo nkaratwite, aribwiye bamwaza ashaka kubona, ariko ikintu cy'ingenzi gikenewe nuko Zawadi agira ute? Agaragara. Siko kuri abantu bashaka kumva. Yego, nagaragare asuhuza abakunzi, namara kubasuhuza ababwira impamvu intoya, sinagomba gusobanura, ariko akababwira ati nempugiye muri ibi ngibi, niyo mpamvu nabuze. Imana iduhana umugisha, byonyine agahita yigendera. Avuga ati n'igihe kigera nzagaruka nzababwira. Ubundi icyo gihe nicyo cyiza rwose cy'ingenzi, ariko nawe arimo kubitegura azabigira, arimo kubitegura. Hanyuma tukomeza dushima Imana mu byo tunyuramo byose. Niba uri kubona ubabaye, utameze neza, ubuzima bwanze, ubona ubuzima bwa nta herezo, ntawe bizarangira, cyangwa se ufite ibibazo bigiye bitandukanye bikuremereye, shima Imana, kuko ibyo byose Imana abayemeye ko bikugeraho. Sibyo Innocent? Umva no gushimana muri byose. Buriya ni Imana niyo yemeye ko tukora kino kiganiro, ngira ngo ntiyabyemeye. Ntabwo byari gushoboka. Ntabwo byakunda. Ariko buriya Imana yemeye ko ikiganiro kirabwa n'abandi 1000, abantu 200, hari ikibishaka kugaragaza. Abikibishaka kugaragaza. Kandi abantu badukurikiye nkawe dukurikiye, ushaka waje mu 2020 wenda byaturebye. Yego. Sibyo? Ariko ugasanga kino kiganiro cyagendereye umuntu umwe. Cyane. Umwe gusa niwe Imana ashatse kurokora, nawe ukazarokoka mu bindi biganiro wumva utameze neza. Cyane rwose. Ariko niba ari wowe byaba byiza wowe dukurikiye kino kiganiro wowe gifashije. Yego. Gifasha umuntu umwe, ahubwo gifasha abantu bose muri rusange. Hanyuma Innocent, tugeze mu kanya keza, duhe nimero yawe ku bantu bifuza gusengana nawe ku buryo bakubona. Nidusoza uraza kudusoza n'isengesho, dusenge abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Mbabwira ko Innocent umukozi w'Imana, n'umuvuga butumwa Imana ihagurukije mu gihe ngiki, n'umuhanuzi Imana ihagurukije mu gihe ngiki. Imana iri kumukoresha imirimo n'ibitangaza bitandukanye. Ku bantu bagiye basengana nabo, ku bantu bagiye bamukurikira, kuko ikiganiro cya mbere dukoranye, twagiye dukorana n'ibindi biganiro byinshi. Reka duhe nimero ye ku bantu bifuza gusengana nabo bazakubona byoroshye.
nuradusoreza n'isengesho ni karibu ryo gusengera ibyifuzo by'abantu. yego nimero ni 0788 kubera ko mfite abantu benshi mba ndi gusengerana abantu ni benshi ushobora kumpamagara ntuhita umbone ariko wakwandika Imana ikumpera umugisha izere 0788 yego ubwo abari hanze bakwandika gateranya 250 788 yego wampamagara ntibiyemere wenda ariko uramutse unyandikiye byakundi Imana igumugisha izere ufate kuri screen maze ngusengere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti telasile bo shande la kota la banana ngonde mandanga arshile bo la lasi ela teda kujane manda la hado kita la vi enmando shaide mla haido sakita yaba me ene manda tola kota la bini manda to shavi ene kota ndele banando nge ya janga ubani handa bida shami handa ba adosi edra rivando bila shade mine hado tila kusha bi enimai uko umuntu wese yizeye abariko umukiza ko umuntu wese wafasheho ukabukijije urakoze kubikoze ni mu izina rya Yesu amen. Hanyuma turabashimiye mwe mwadukurikiye mukamusoje ikiganiro. Niba utarakora subscribe kora subscribe kino kiganiro. Niba ufite inshuti yawe ukunda wifuza ko yakwakira agakiza cyangwa se yabohoka cyangwa se yakumva ineza y'Imana cyangwa se yakonga kumva Imana bundi bushya wakimusharinga. Ariko nanone ubona hari ibyo twakoze nabi twakosora twandikire, turi abantu twemera gukosoka nkuko twatangiye kutubabwira. Ntago tuba turi abamarayika, tuba tugomba kuba twakora amakosa natwe tugakosorwa, kandi tuba byiza ubonye umuntu ugukosora rega atari wa muntu uza gutuka guhutaza kakubwira ati David nubwo mwavuze ibi si ngombwa ubutaha muzavugire cyangwa bino mujye mubireka sibyo n'umuntu uza gutuka si ngombwa kunuka si ngombwa kunuka yego erega ndetse nge ndi muntu cyutakosa yego ariko igihe cyose umuntu ibintu byose tuvuza azabibonera mu mubiri hari ibyo azabonamo amakosa kandi biri mu mwuka yego. Hanyuma inosa nawe turagushimiye by'umwihariko kwa wemeye kuza kutuganiriza n'abantu bose badukurikiye turabashimiye. Imana y'amahoro ikomeze ibaho umugisha. Njyewe ndi David mwari muri kubana muri iki kiganiro ntandi kukiyobora ndi kumwe na Inosa. Murakoze cyane.